ngaho tubwire ni ikihe kintu wumva wifuza ko waramenye mbere yo gukora ubu? ikintu numva nakabaye nifuza ko naramenye mbere kuko cyampaye igihe kucyumva wenda n'ubu sinzi ndiba nacyumva neza ni uko inshuro zose umugore akubwiye ikintu umukunzi akubwiye ikintu ashobora no kuba ari fiyanse cyangwa ari sheri ntabwo aba ashaka ko umuha igisubizo ahubwo haba harimo 85 gutegwa amatwi na 15 gushaka solution. Mu gihe abagabo twebwe tuba twumva ikibazo cyose umuntu ashyize ku meza 95 ari gushaka solution tukava mu nzira tukagenda. Byagiye bitumenyerera ari nabyo twiza kuvuga mu kiganiro ubu tukabukambira ikintu tugatangira gushaka solution cyane kandi wowe atari solution wari ukeneye. Wari ukeneye ko mutega amatwi umva amarangamutima yawe ni situation wenda y'abana ni situation yo mu kazi wambwira ikintu nshaka nkaho njyewe ndi ATM y'ibisubizo. Abagabo iyo mbimenya mbere wenda hari amajoro twari kuryama tunezerewe bamwe batarakaye abandi batari kumva badakunzwe. Ntabwo njye numvaga abagabo burya none yacu ari ATM y'ibisubizo ubwo zana ikarita sheri minerval sheri kutwerera ugahita biva mu nzira kandi siko bimeze muri rero. Buri kibazo giturutse ku mufatanyabikorwa cyangwa ku mugore ntabwo kiba gishaka igisubizo cy'ako kanya we kiba gishaka ko mukiganiraho mu kukiganiraho muri mutuje hakaba igihe n'igisubizo kiboneka cyangwa n'ikibe kinakenewe ako namwe kabafasha mu bakozi.